Tubahaye ikaze mu gice cya mbere cy'inkuru y'urukundo umurokorekazi w'indaya. Umunsi umwe nakangutse nsanga iruhande rwanjye haryamye umusore ntazi. Uwo musore yari asinziriye, ndebye neza nsanga yari yararanye nanjye. Mu by'ukuri si ubwa mbere nari ndaranye n'umugabo, gusa buri mugabo twararanaga naramwibukaga bihagije, ariko uwo munsi wabaye agatangaza. Sinibukaga neza niba uwo musore ari we wankuye aho nari ndi muri bar. Nitwa Aneth, umukobwa w'imyaka 23, umukobwa usanzwe ariko ubaho ubuzima bw'ubwoko bubiri. Ni ukuvuga ko hari aho ushobora kumbona ukabona ndi umukobwa w'icyitegererezo wo kwigirwaho, mbese w'intangarugero. Hari n'aho ushobora kumbona ukancira urubanza kubera ukuntu mba nambaye n'imyitwarire idahwitse mba mfite. Nyuma yo kubyuka no kugerageza kugenda, uwo musore yamfashe ukuboko aravuga ati, ndumva ntarashira ipfa, ushobora kongera ukampa? Narahindukiye ndamwitegereza, ubundi ndanga. Impamvu ni uko numvaga nshaka kugera mu rugo kare, kubera ko ari njye wakoraga isuku ku rusengero rwari muri karitsiye iwacu. Ubwo rero kugeza icyo gihe ntaragerayo byashoboraga gutuma abo dusengana bambura, kubera ko bari bazi ko ndara ku rusengero kandi ndara muri gahunda zanjye. Ku rusengero hakaba ahantu ho guhungira mu gitondo mvuye mu mabi yanjye. Naramusubije nti sinshobora kongera kurarana nawe, ahubwo reka ngende. Uwo musore yarasetse byo kunyega, maze aravuga ati, kuva ryari indaya yanga amafaranga? Ahubwo mbwira urashaka ngahe, kuko rwose wandyohereje cyane. Narebye ku isaha nsanga saa 12:30 zageze, kandi saa 1 zuzuye hari isengesho twagombaga kuba dutangiye. Mbona ko nkwiye kugenda. Arambaza ati, urabyumva ute ndamutse nguhaye 200 ukampa? Numvise ayo mafaranga nisubiyeho ndamubwira ntubwo ni 200 mu minota 10. Uwo musore yaremeye, muha ibyishimo, agaturu kihuse anyishyura amafaranga yanjye. Ngize ngo ngende arampamagara, ubundi arambaza ati, hari ikibazo se unsigiye namba yawe kugira ngo undi munsi bitazangora kukubona? Naramusubije ntinkorera hariya kuri Golden Bar, nunkenera niho uzansanga. Ndagenda nsiga uwo musore akimpanze amaso. Ndabizi ko hari abo bitangaje, ariko mu buzima uzirinde gucira umuntu urubanza utaramenya ibyo acamo cyangwa ibyo yaciyemo. Nagiye ku rusengero, ariko mu by'ukuri nari nakererewe cyane birumvikana. Bari banshatse bahebye, kuko kumbura ku rusengero byari ibintu bidasanzwe. Uwambonye wese yifuje kumenya aho nari ndi, ariko ntibyangoye kwisobanura kuko bwari ubwa mbere mbura ku rusengero. Niyo mpamvu rero bitari korohera umuntu uwo ari we wese kumpangayikira cyangwa kumpangayikisha. Nuko nkora inshingano zanjye, mfite gahunda ko nka saa 4 mba ngiye ahomba. Nabanaga na mukuru wanjye, ariko we yari indaya izwi. Abantu benshi rero bahoraga bambwira ko nkwiye kumuganiriza kugeza ahindutse. Mu by'ukuri sinakundaga imyitwarire ye, kuko ari we watumye ntangira kwicuruza. Ntiyigeraga ampa ku mafaranga ye, kandi rwose twakeneraga amafaranga menshi yo kutubeshaho. Byasabaga rero ko buri wese ashyiraho amafaranga 50,000. Murumva ko njye byangoraga cyane kubona ayo mafaranga yose. Umunsi umwe nibwo mukuru wanjye yansabye ko muherekeza muri gahunda ze z'uburaya. Nabyanze nivuye inyuma. Maze kubyanga, yambwiye ko agiye kunshakira akazi k'ijoro ko gukora muri bar. Nabyo narabyanze, maze arambwira ngo nimbyanga nkodesha inzu yanjye njyenyine, bityo ko nzamenya ingano y'amafaranga dukenera. Naratekereje nsanga gukora muri bar byiyubashye kurusha kwigurisha. Nasanze ari na byiza gukora nijoro kugira ngo mu gitondo njye nkomeza gahunda zanjye zo gukorera Imana. Nasanze rero bigoye cyane gukora muri bar utigurisha, kubera ko abakiriya bose baba bashaka kuryamana n'umuseriveri. Ikindi kandi na manager aba yifuza ko dushimisha abakiriya.
Niba umukiriya agukorakoye ugomba kubyemera kugira ngo yishime. Ni ikosa rikomeye cyane kwanga ko umukiriya agukorakora kuko bishobora gutuma bare itakaza abakiriya igahomba. Inshuro ya mbere nifujwe n'umukiriya narabyanze, gusa sinamenye inshuro ya nyuma nzibukiraho uyu mukiriya. Maze kumwangira yansabye ko muha umwanya. Yansabye ko muha umwanya tukicarana tugasangira icyo kunywa. Sinigeze menya ko nasinze, ariko nakangutse mu gitondo nsanga nararanye na wa musore. Uwo musore yari aryamye iruhande rwanjye, amata akandya kuko nari natakaje ubusugi bwanjye ku ngufu. Mpagurutse ngo ngende, kugenda byarananiye. Uwo musore yarabyutse atangira kumbwira ko namubihiye, ndetse ko iyo amenya ko ndi isugi atari no kunkoraho. Nuko ntera hejuru nti burya waryamanye nanjye nta burenganzira nguhaye? Uwo musore aseka buhoro maze arambwira atugize ngo nta burenganzira bwawe cyangwa nta burenganzira bwa manager wawe. Amafaranga yawe ngayo hariya ku meza. Abivuga yambara bigaragara ko agiye kugenda. Ngerageza kumufata no gusakuza maze aransunika, anavuga ko yicuza cyane kuba yanguze kuko ntigeze mushimisha kubera ko nari isugi. Amagambo ye yarambabaje cyane kubera ko nari nzi ko iyo umugabo asanze uri isugi bimushimisha, none uwo musore we yababajwe no gusanga ndi isugi. Nuko ndataha. Uwo munsi sinabashije kujya ku rusengero kubera ko numvaga ameze nabi. Mukuru wanjye yaratashye, ntangira kumubwira ibyambayeho. Aranseka cyane ambaza icyo nari mbikiye ubwo busugi. Mukuru wanjye yitwa Wema. Yambwiye ko ari byiza cyane kuba ntakaje ubusugi nkanabasha gukoresha igitsina cyanjye icyo cyagenewe. Numvise mwanze, ntekereza ko ashaka kunyobora mu kuzimu, mpita ndekeraho kongera kumutega amatwi, ndarya ubundi ndiryamira. Naje gukanguka, mukuru wanjye Wema nsanga ari kurya ifiriti, anywa na ji, arampa ndarya. Sinzi uko byangendekeye kuko nyuma yo kubirya nahindutse nk'umuzimu. Ntangira gusaba mukuru wanjye ko anyigisha uburyo butandukanye umugore aryamanamo n'umugabo, ubundi aranyigisha. Nabyiganye ingoga numva ndangiza kwiga ngahita njya gukora ikizamini. Amaze kunyigisha yahise agenda ambwira ko ndakwiye kuva mu rugo kubera ko ntameze neza. Uwo munsi uracya, isake za mu gitondo zirabika, nanjye nk'ibisanzwe misa ya mu gitondo ntiyashoboraga kuncika. Mukuru wanjye yaragarutse kuko mu busanzwe yagarukaga saa 4 za mu gitondo. Yaje ananiwe cyane ahita yitura mu buriri arasinzira kugeza saa 1 z'umugoroba. Yagiye kuzana ibiryo, gusa njye nkimara kurya nahise ngira irari ryinshi ry'umugabo. Naketse ko ashobora kuba hari akantu yankiriyemo. Uwo munsi twajyanye ku kazi aho nakoraga kuri bar. Icyo gihe bwo umugabo wanyifuje yari umupapa ukuze pe. Njya kurarana nawe, ubundi ubwo bubari bwo buhinduka ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Nagombaga gukora akazi, ngacyurwa n'umugabo turarana, mu gitondo nkabyukira mu misa no gukora isuku ku kiliziya, kugeza umunsi nkanguka ngasanga umusore aryamye iruhande rwanjye ariko nkumva ntamwibuka. Ni ubwa mbere byari bimbayeho kurarana n'umuntu ntazi na gato. Nibwo yansabye ko nongera nkamuha, ubundi akanyishyura 200. Uwo musore twararanye ntamuzi. Ku munsi ukurikiye yaje kunywera kuri bare aho nakoraga. Yasabye ko ari njye umuseriva. Narabyemeye kubera ko kuri ako kazi ikosa rikomeye umukozi yashoboraga gukora ni ukwanga icyifuzo cy'umukiriya. Yaranyitegereje cyane kugeza ubwo natangiye kugira isoni. Yarambajije ati ni gute umukobwa mwiza nkawe ahitamo kuba indaya? Ndamusubiza nti ntibikureba, niba hari icyo unyifuzaho mbwira nkiguhe ariko ureke kunyurira. Arongera ati ndumva kamaze kungeramo, ndifuza ko dutaha ukajya kumpa, urabyumva ute? Ntabwo nabyanze kubera ukuntu uwo musore yishyura amafaranga menshi kurusha undi wese. Uwo munsi nabwo yampaye 200
ndavuga ntuyu niwe mukiriya mwiza, nanjye ngomba kumuha ibyo mama yampaye byose. Tugeze hagati mu gikorwa ntangira gukoresha umubiri gake gake, ubundi nawe si ukuryoherwa atangira guhebeba. Mu kanya gato induru navugije nanjye sinzi aho yavuye, dukomeza kuryoherwa kugeza turangije. Nuko mpaguruka mu cyumba, ngize ngo ngende aramfata atugiye he? Ndamusubiza ntigiye gushaka undi mukiriya. Yitsa umutima maze aravuga ati kurarana nanjye kugeza mu gitondo nangahe? Kuko namaze kukubwira ko wowe uri inararibonye muri ibi bintu, kubera ko rero ubikora neza cyane, nshaka ko turarana kugeza mu gitondo. Kandi kugeza ubwo nari ntaramenya izina rye. Naramubwiye ongeraho ibihumbi 100. Akuramo ikofi ampa amafaranga ibihumbi 150 kugira ngo nemere kurarana nawe. Bigeze saa 11 za mu gitondo naramutorotse kugira ngo njye gusenga no gukora isuku ku rusengero. Mvuye gusenga natangajwe no kubona umuntu yaparitse imodoka muri karitsiye iwacu. Nitegereje neza mbona ni wa musore twararanye. Narikanze cyane kuko natekerezaga ko ashobora gutuma abaturanyi bose bamenya ko nigurisha, kandi bizwi hose ko ndi umukobwa w'intangarugero wanga icyaha kandi ukunda Imana. Narikanze cyane nshaka kumwihisha, ariko yari yamaze kumbona. Yaje aho narindi maze aravuga ati Posh baby. Nigira nkaho ntamwumvise kuko izina ryanjye ryo muri karitsiye ryari iryo. Nkomeza kugenda, haza umugore aramubaza ati uriya mukobwa yitwa nde? Wa mugore ati musore, birumvikana rwose urashaka kumubona, kuko buri musore wese yifuza kurongora umukobwa mwiza nk'uyu, kubera ko yitwara neza kandi akaba atinya Imana. Abantu bose bo muri aka gace bakunda Annette cyane. Yabivugaga nanjye nkomeza gutera udutambwe ariko mbumva. Amaze kumva izina ryanjye numvise ashimira uwo mugore, ubundi aza ankurikiye ahamagara ngo Annette. Nuko ndahagarara ndahindukira mubwira ndeba hasi nti Yesu ashimwe. Wa musore aratangara arasubiza ati Yesu ahimbazwe iteka ryose, amina. Arongera ati sinzi niba nakwitiranyije cyangwa nacanganyikiwe. Ese ufite irindi zina rya Posh baby? Nti oya, nta rindi zina ngira, nitwa Annette Julius. Iryo rya Posh baby ni ibiki? Mubaza nigize nkaho ntamumenye, kuko nari nagize ubwoba ko yaharabika izina ryanjye muri ako gace. Aravuga ati nshobora kuba nakwitiranyije, nagira ngo twicara ahantu tuganire gato. Ndamusubiza ntinya kuganira n'abagabo. Sinshaka ko hari imyitwarire mibi yaza mu rusengero rwacu. Niba hari icyo ushaka kumbwira, ndagusaba ko wakimbwira vuba nkajya muri gahunda zanjye. Nkabivuga mu ijwi ryuje isoni. Uwo musore ati nitwa Julius, ndi engineer. Hari umukobwa musa nashakaga cyane, murasa pe, wagira ngo muri impanga. Ndamusubiza nti oya, njye nibanira na mukuru wanjye kandi ntabwo dusa na gato. Wasa na papa naho njye ngasa na mama. Gusa hari ubwo umuntu ambwira ko hari aho yambonye, bikantangaza cyane kuko njyewe ndacyari muto, nibera mu rugo, ubundi nimugoroba nkajya kurara ku rusengero kuko ari njye uhakora isuku mu gitondo, ubundi ngategura gahunda z'amasengesho ya mu gitondo. Ubwo rero wanyitiranyije cyangwa se hakaba hari umuntu dusa ntazi. Wa musore ati nakumvise, ubwo ufite umukunzi? Ndasubiza nti mu izina rya Yesu. Umuzimu wese unteje atsindwe mu izina rya Yesu. Wowe urashaka ko mbana n'umugabo ntica itegeko rya 6 ry'Imana? Njyewe sinshobora gukururana n'umusore cyangwa ngo mbane n'umugabo mu gihe Imana itarampa umugabo unkwiriye. Mbivuga nishongora, kandi mu by'ukuri ntazi n'umubare w'abagabo nari maze kuryamana nabo. Wa musore ati mbabarira mama, ndumva nshobora kuba ntumye utekereza nabi cyangwa nkaba hari ijambo nakoresheje
rikakubabaza, mbabarira rwose. Nanjye ndavuga nti nibyo rwose, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu ubabarira mugenzi we nawe azababarirwa ku munsi w'umuzuko. Julius atangira gukeka ko ahuye n'umurokore kandi ari indaya kabombo. Yifuje ko twakongera kubonana, ariko njye sinifuzaga kongera kugaragara muri karitsiye mvugana n'umusore kugira ngo atangiza izina ryanjye. Amaze kubona ko nanze kwicarana nawe, ambaza niba namuha namba yanjye ya telefone. Nti nta telefone ngira mwana w'Imana, ahubwo naguha namba ya mukuru wanjye kuko ari we ugira telefone. Gusa mfite ikibazo cy'ukuntu nzamusobanurira uwo uri we. Ukuntu navugaga, uwambonaga yabonaga ko ndi umukobwa wacengewe na gahunda y'itorero. Julius yansezeye ansaba ko yazansura. Nsigara mumwaza nanibaza impamvu yaje kunshaka mu rugo n'uwamundangiye kugeza ngezeho. Nibajije ukuntu namubeshye akabyemera, cyangwa nawe akaba yamvumbuye akituriza. Nibazaga niba koko atamenye ko ari njyewe Posh Baby ubeshya kubi. Nibajije ibibazo byinshi, ariko nta kibazo na kimwe nari mfitiye igisubizo. Nanzura ko yaba atamvumbuye. Ubwo naratashye ntangira kwitegura kujya ku kazi nk'ibisanzwe. Nagendaga nambaye imyenda yiyubashye, nkayihindura ngiye kugera ku kazi, nkambara ijyanye n'umukozi wo mu kabyiniro. Ngatangira kwakira abakiriya bisanzwe. Numva hari unkoze ku rutugu, mpindukiye nsanga ni Julius. Naratangaye cyane. Atangira guseka bidasobanutse, nuko arambwira atukeka ko ari wowe muntu mwiza wenyine ku isi. Hari abandi bantu beza kandi batari ababeshyi nkawe uzwi na buri mugabo. Ndamubaza nti nibyo gusa waruje kumbwira cyangwa hari ibindi wibagiwe? Arasubiza ati ikindi kihe se ko wowe ubizi kuri indaya butwi ukaba n'umubeshyi. Imana iranankunda pe, nari ngiye kuzarimbukira mu maboko y'indaya. Imana yabirebye isanga atari byiza umusore nkanjye adakwiye gukunda indaya. Hari abakobwa beza batinya Imana batari nkawe ubera umurokore mu migina. Imana yampishuriye ko hari umukobwa musa cyane, muhuje ibintu byose ariko mufite imyitwarire itandukanye. Uriya mukobwa ngize amahirwe nkamubona, nawe namukwereka pe. Ibyo byatumye menya ko Julius atigeze amenya ko ari njye twari kumwe ku manywa. Nemeza ko ngiye kumukinira filime ku buryo atazigera amenya ko ari njye ufite imyitwarire itandukanye. Ndamubaza nturashaka ya serivisi se ko mbona uyu munsi wagize amagambo menshi cyane? Arasubiza ati mfite ibihumbi 100. Tugende umpe, ariko umenye ko ntazakurongora. Nzarongora umukobwa utuje. Mu mutima nkamuseka mvuga ntuyu rwose ni umusinzi cyangwa se ni umusazi. Turagenda njya kumushimisha nk'ibisanzwe, ariko nkibaza impamvu avuga ko atazandongora kuko ndi indaya, kandi igihe cyose namusabye kundongora narabaga nivugira. Turangije nk'ibisanzwe yanze ko njya kwirebera abandi bakiriye, ngo arashaka ko turarana ijoro ryose. Byarantangaje, ariko nyine musaba ibihumbi 200 ngo turarane tugeze mu gitondo. Nari naramaze kubona ko agira amafaranga, bityo kuyamwishyuza byaranyoroheraga. Nk'uko bisanzwe mu gitondo naramutorotse, ngeze muri karitsiye mbona imodoka ye. Naciye indi nzira ndamukwepa ngo atambona, ubundi njya gusenga. Isengesho rya mu gitondo rirangiye, hakurikiyeho gusenga dusaba umugisha. Mu gihe nari mpumirije ndimo ndasenga, nashigutse hari umfashe ukuboko avuga ati ndasaba Imana ko amasengesho yawe yumvikana. Nkubuye amaso nsanga ni Julius. Natekereje ko ashobora kuba ahumurirwa imibavu n'itera, ariko nari nahinduye imyenda, kandi iyo ndi muri gahunda zanjye zo gusenga ntabwo nitera imibavu. Ndatangara mbonye Julius ampobeye avuga ati mbabarira mama, nagira ngo umbabarire cyane.
mfite icyizere ko ari wowe mugore wanjye, ko ari wowe uzaba umugore w'ubuzima bwanjye. Ndagukunda Annette. Ndamubaza, nturansaba imbabazi z'iki Julius? Ko njye ntari umugore wawe, simba umukunzi wawe, izo mbabazi unsaba n'iziki? Anyitegereza amasegonda make, ubundi aravuga ati ndashaka kukurongora. Sinzi niba uzemera kubana nanjye. Ikindi kandi ndifuza ko uyu munsi dusohokana gato, ukanyereka aho uba, nkakugurira ibintu bimwe na bimwe. Ndavuga nti ndagusabye nshuti, njyewe abagabo ndabazi, sinshaka gutangira gukora ibikorwa bibabaza Imana kuko ntinya cyane gusohokana n'abagabo. Sindabasha kwizera ibi biremwa. Nzatangira gusohokana nabo ari umugabo wanjye turi kumwe, apana abagabo bo mu mihanda babonetse bose. Mara akanya nibaza, nuko Julius aravuga ati mu by'ukuri wowe urenze kuba umugore mwiza. Agashaka ko twirirwana uwo munsi kandi njye ndabyanga kubi kubera ko amanywa ari cyo gihe cyanjye cyo kuruhuka. Iyo umuntu rero aje yifuza ko twirirwa tuganira ndamuseka cyane. Mba nibaza w'igihe akorera akazi ke. Ku manywa aba yifuza kugumana nanjye, Annette w'umurokore, nijoro akifuza kugumana nanjye, Posh baby w'indaya. Biratangaje. Iminsi yaricumye, maze umunsi umwe arambwira ngo uwo mukobwa w'umutima yifuza kurongora ntaramubona mu tubyiniro, ngo yicarana nawe ku manywa gusa akamubwira ko adashaka kwica itegeko ry'Imana. Nanjye nabaga mvuga nigengesereye ntagaragaza ko namwemeye, uretse kurya udufaranga twe gusa, nawe angaragariza ko ashaka kundongora. Nahoraga mfite ubwoba bw'umunsi azamenya ko umwe urara munyongera amabuno ijoro ryose ari we ku manywa abonamo umugore mwiza umubereye. Bigeze aho Julius ahindura idini. We yari umugatolika naho njye nkaba umukristo wa ADPR. Buri ku cyumweru atangira kuza gusengera ku rusengero rwacu kugira ngo tujye dusengana, kandi akaba n'umwe mu bantu batanga ituro ritubutse mu rusengero. Nyuma yo kumenyerwa mu rusengero rwacu, Julius yagiye kubwira pasiteri wacu icyifuzo cye kuri njye. Pasiteri aramubwira ati umusore wese uje gusengera muri uru rusengero aba yifuza kurongora uyu mukobwa kubera imyitwarire ye myiza arusha abandi bakobwa bose bino. Kubera ukuntu Julius ankunda cyane, agabanya inshuro aza mu kabyiniro kugira ngo angaragarize ko ari umusore witwara neza cyane ukwiye kundongora. Umunsi wa mbere aza mu rusengero agamije kwigira umubano, ntangazwa nuko dusohotse yampobeye. Nirebera hasi, nitwara nkaho mpohotewe. Arambwira ati sinshaka kugutwara ubusugi mbere yo kukurongora, ahubwo ndifuza ko dusomana gusa, kubera ko njyewe ndi umusore kandi nkaba ngukunda cyane Annette. Birangora kumarana igihe n'umukobwa dukundana nta kintu na kimwe dukora. Ndamubwira nti mu by'ukuri uwifuza icyaha nawe ni umunyabyaha, kuko tubwirwa ko umunyabyaha azarongora umunyabyaha mugenzi we. Kubw'ibyo rero ukwiye gutereta umunyabyaha mugenzi wawe akajya guha ibyo wifuza, kubera ko ninemera uyu munsi ejo uzansaba ko twica n'itegeko ry'Imana rya gatandatu. Abagabo njyewe ndabazi. Julius ati ndakumva, ariko wampa akabizu konyine kuko ndakwifuza cyane sheri. Mubwira mwiryaho ko ntazongera kumwegera kubera ko aba ashaka kungusha mu cyaha. Ambwira ko ibyo atari byo yifuza, ko ahubwo ashaka kugumana nanjye nkomeza kwihagararaho ngira ngo tubipfe, kuko nari nzi ko umunsi azamvumbura ko ndi indaya arara akoza hirya no hino uko abyifuza bizaba bibi kurushaho. Mpita nigendera, nawe akomeza kumpamagara ariko nkanga kumwitaba. Ngeze mu rugo
mpasanga mukuru wanjye yitegura kujya muri gahunda ze. Abona ko ntameze neza, biba ngombwa ko ambaza ikibazo mfite. Ndamubwira, nturibuka umusore nakubwiye ko kuva natangira uburaya angura kenshi hafi buri joro? Ati yego ndamwibuka. Ni rero uwo musore yaje hano muri karitsiye ngo ashaka kundongora. Ubu rero sindamwemerera kandi sindanamuhakanira. Azi gutanga keya cyane, gusa yashatse kunsoma ndamwangira ngo tutarengera kandi atavumbura ko njyewe w'umurokore ari nanjye agura buri joro. Mbona yizera ko njyewe w'indaya nanjye wikundira gusenga turi abantu babiri batandukanye. Mukuru wanjye araseka ati uko biri kose uzafatwa. Umugoroba ugeze, mukuru wanjye agenda mbere yanjye kuko we abantu bose bazi ko yigurisha, ariko njye ntawari unziho iyo ngeso, ahubwo abantu benshi bansabaga gusaba mukuru wanjye kureka uburaya akaba umukobwa muzima nkanjye. Igihe kigeze, nanjye ndagenda nambaye imyenda yiyubashye, mpamagara umumotari angeza ku kazi. Ngeze ku kazi bambwira ko hari abashyitsi banjye. Nsanga ni Julius n'abandi babiri. Umwe muri bo ambonye ati wowe ukurikiye nde hano? Ni umusore twiganye muri kaminuza, akaba yari inshuti yanjye magara ku kigero cy'uko njye nawe twararaga twiga, tukarara ku buriri bumwe kandi ntihagire uwifuza undi. Ndamuhobera maze ndamubwira nti nitwa Posh Baby 7. Umbabarire ntumpamagare izina ryanjye bwite kandi ntugire umuntu n'umwe ubwira izina ryanjye bwite. Hajya mbona Julius ntazi ukuntu andeba. Uwo musore we yitwa Japhet. Nuko Julius ati ntugire ngo uyu ni inshuti yawe ya kera, ubu yabaye indaya butwi. Japhet ababazwa cyane n'ukuntu Julius amvuza amagambo mabi. Japhet ati Julius, gira ikinyabupfura. Uramuvuga nk'umuntu wanga cyane. Yagukoreye iki? Julius araseka ati kuva ryari njyewe nangana cyangwa nkagirana ibibazo n'indaya? Ndagira ngo twubahane. Nakubwiraga ko uyu mukobwa uvuga ko ari inshuti yawe ari indaya butwi. N'uwa buri wese, ntareba imyaka cyangwa ingano, ntareba isura cyangwa imico. Icye ni amafaranga gusa. Amafaranga niyo bashyira imbere. Njye nagukeburaga kubera ukuntu nabonaga wasizoye ngo ubonye inshuti yawe. Japhet aramusubiza ati nzi neza ko uyu mukobwa uvuga utamuzi neza. Ntukwiye rero kumuvuga nkaho umuzi cyane. Ahita amfata ukuboko anjyana ku ruhande. Ati mbwira Annette, ufite ikibazo ki? Ndabona ubuzima bwawe butameze neza. Nari nsanzwe nkuzi nk'umukobwa wo mu rusengero, umukobwa ugira amahame. Byagenze bite kugira ngo uhinduke ubuku? Ndamusubiza ntubuzima nibwo bwampinduye kabwera, ubuzima nibwo bwampinduye indaya, ubuzima nibwo bwampinduye uwo ndi w'uyu munsi. Nanjye sinishimiye uwo ndi we. Birambabaza cyane kubona nkoresha umubiri wanjye nk'igishoro cy'imibereho yanjye. Arongera atariko ufite diplome nziza cyane. Ndabizi ko kuri kaminuza wari umunyeshuri mwiza cyane kandi ko warangije ufite amanota meza cyane. Mbwira ni kuki wahindutse uku koko? Icyo gihe cyose Julius yari yabuze amahoro. Yabaga yinyuranyuza iruhande rwacu nkaho hari icyo yataye, naho n'umutima wabaga umurya. Yibazaga icyo narimo nganira na Japhet, ariko ntabashe kugira ubwenge butubaza ibyo tuganira. Yakomeje kwinyuranyuza iruhande rwacu kugeza ubwo noneho birambiranye cyane. Ntiyifuzaga kumbona nganira na Japhet. Igihe cyakomeje kwicuma kugeza ubwo Julius bimwanze mu nda, maze aravuga ati uyu munsi ntabwo nza mu rugo. Icyiza nuko mfata icyumba kubera ko hano mpazi cyane. Iyo utinze gato icyumba urakibura ukarara muri koridoro. Abivuga
ashaka kwemeza Japhet ko adakwiye kuba ari kumwe n'indaya yaciye ibintu. Bigeze aho Japhet yemera ibyo Julius avuga kubera ko atarazi neza aho hantu. Ibyumba byaje gushira hasigara 2 kandi bari baje ari 3. Julius, Japhet na Emmanuel utaravugaga ikintu na kimwe. Na bagenzi be ntibamubaniye kuko Japhet yari yaje kwigumanira nanjye. Julius we azenguruka nka roho mbi cyangwa se uwakandagiye agakoko. Byasabye ko Japhet na Julius barara mu cyumba kimwe naho Emmanuel arara mu cyumba wenyine. Bageze mu cyumba, Julius yananiwe gutuza kubera ko yatekerezaga ko ninsigara kuri reception ndibuze kugurwa n'undi mugabo utari we. Nawe biramutangaza, yibaza impamvu amfuhira bene ako kageni. Yikundira umukobwa w'umurokore ariko arashaka kunkoresha. Intego ye ni ukubana n'umurokorekazi ariko ibyifuzo by'umubiri we akabimarira iwanjye. Nibigenda uko azaba yumva ko ari kumwe na Annette mu gitanda kubera ko Annette yamubwiye ko adashobora kuryamana n'umusore mbere yo kurongorwa. Abagabo rero ibyo ntibapfa kubyihanganira. Niyo mpamvu yibwira ko afite umurokorekazi ashaka kurongora n'indaya ihaza ibyifuzo bye, ntakamenye ko ari umukobwa umwe. Aha niho igice cya mbere cy'inkuru y'urukundo umurokorekazi w'indaya kirangiriye. Tubahaye ikaze mu gice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo umurokorekazi w'indaya. Agatotsi gatangiye kunyenda, atangira gusohoka mu cyumba yarayemo yikatisha aho ngaho. Icyo gihe nari ndi mu bihe byanjye nk'umukobwa, bityo sinashoboraga kwemera kuryamana n'umugabo. Hari ubwo nasohotse gato ngiye mu bwiherero, ngaruka ntungurwa no kumva hari umfashe ukuboko. Mpindukiye mbona ni Julius. Ndamubaza, nturanshakaho iki? Julius mu ijwi ry'icyizere ati ndashaka gahunda. Ndamubaza, nturashaka gahunda ki wowe? Ndeka rwose, ubu ndi mu minsi yanjye y'umugore, ndi mu bihe byo kwifata. Aransubiza ati ubu nashize rwose, nshaka uburyo ndwanaho ureke kumbwira amateshwa yawe atampaye agaciro. Yahise akuramo 300 arabimpa. Nanjye sinazuyaje, nahise nemera. Turihengeka twiha kabyizi. Araryoherwa cyane, avuga amagambo menshi, abararangije. Ngize ngo ndagiye, atoya. Harya Japhet ni iki kuri wowe? Ndamusubiza ntibikureba, ariko se ufite kibazo ki? Atoya, nta kibazo dufitanye. Ariko se Japhet ni iki kuri wowe? Ndamusubiza nti Japhet ni inshuti yanjye. Nizere kunyuzwe, ndekura nigendere. Julius ati ndabizi kumbeshye. Japhet ni umwe mu bagabo bakugura, none ukomeje kuncurika mu icupa ngo ni inshuti yawe. Ntabwo nzakomeza kukubaza utazagira ngo ndagufuhira. Njyewe sinshobora gufuhira indaya we. Ndamubaza, ntiwarangije kumbwira cyangwa urashaka kunyongera amafaranga nkaguha gahunda? Kuko ndabona wivugisha ibidahari. Urashaka kuntuka? Njyewe ndi umukobwa bro. Niba naguhaye ndeka, kuko nta kintu nziho brother. Ngize ngo ngende, numva Julius yitotomba ati ntugire ngo wowe uri umukobwa udasanzwe sha. Hari abakobwa beza cyane bakurenze. Gabanya ubwiyemeze rero. Nuko aragenda. Numva ko ari ibitabapfa ntaho. Mbona ari bimwe by'abantu bamwaye, ndamureka nikomereza izanjye. Nkuko bisanzwe, mbere ya 11 za mu gitondo nagombaga kuba ndi mu nzira ntaha, nkuko 2 zagombaga kugira ndi mu rusengero. Nagombaga gukora isuku ku rusengero, ubundi tugasenga. Tumaze gusenga isengesho rya mu gitondo, umushumba araduhamagara ngo dusangire icyayi mu rugo iwe. Uko twari 4 turemera. Kuva mu rugo iwe byasabaga ko uca ku rusengero.
Ntungurwa no kumva hari umpobeye anturutse inyuma, nkeka ko ari Julius. Nari nzi ko ankunda ariko simenye impamvu ituma nkunda. Sinashakaga ko agira ikintu amenyaho. Ndahindukira ndamusuhuza. Ati nari ngukumbuye cyane Annette. Nagira ngo niba bitakugoye dukora ubukwe mu kwezi gutaha kuko ngowe cyane no kutakugira iruhande rwanjye. Ndagukunda cyane Annette. Ndamubwira ntimbabarira Julius. Njye ngufata nk'inshuti yanjye isanzwe. Naganiraga n'umukozi w'Imana ku musore wifuza kundongora kandi bimeze neza. Wowe uri umusore mwiza rwose kandi Imana izaguha umukobwa mwiza ugukwiriye. Umukobwa uzakubera umugore w'inzozi zawe. Si uko nari ndi kumwe n'undi musore, ahubwo nabonaga ko Julius aje noneho atarwambaye. Njyewe rero sinifuzaga kuvugana nawe cyangwa kugirana umubano nawe uwo ari wo wose. Nari nzi ko umunsi uzaba umwe agatuma karitsiye yose imenya ko nigurisha. Atera hejuru atuvuze ngo iki? Nuko amfata ukuboko aranjyana ariko ntazi aho anjyanye. Kumbe yaranjyanye ku mushumba ngo amwibwirire ubwe ko yamboneye fiance. Mbona ko bigiye kuba bibi kuko nari nzwiho kutabeshya. Mpita ntangira kurira cyane. Julius biramutangaza ayoberwa ikindizi. Burya nashakaga kongera kumukina kuko nabonaga ko agiye kumbangamira. Julius arambaza aturarira iki? Ndamusubiza ndasaba Imana imbabazi kubwo kubeshya. Sinzi igihano Imana izampa ku munsi w'umuzuko kubera kubeshya. Julius aratangara ati ko ntagusobanukiwe neza. Ndamusubiza nti nta mugabo n'umwe wagiye kunsaba umushumba, nakubeshyaga. Mbivuga ngerageza guhagarika amarira ariko nabeshyaga. Ntangazwa no kubona mpobera. Ati kuki warumbeshye sheri? Cyangwa ntabwo nkunda? Ntimbabarira, si uko nashakaga kukubeshya, ahubwo sinifuza kurongorwa nawe. Julius ashigukira hejuru kuko yaranyitayeho agira ngo niyumve neza. Yageragezaga uko ashoboye ngo niyumve nk'umukobwa wihariye, akitanga uko ashoboye ngo ngire ibyishimo, kandi by'umwihariko yari afite amafaranga. Si ikintu cyoroshye ku mukobwa uwo ari we wese wifuza ubuzima bwiza guhakanira Julius. Njyewe rero sinamwifuzaga kubera ko atarazi uwo ndi we. Hari n'igihe numvaga nshaka kureka uburaya, ariko njye na mukuru wanjye bikatunanira kubera ko twabaga dushaka amafaranga menshi atubeshaho. Nifuzaga nibura amafaranga agera kuri miliyoni 10, ubundi nanjye nkaba umugore w'umuntu, nubwo ntiyumvishaga uko kurongorwa bimera. Julius arakomeza ati sinkumva Annette. Ni iyihe mpamvu udashaka kurongorwa nanjye? Ndabizi ko uri umusore mwiza kandi ukaba inzozi za buri mukobwa. Maze igihe kinini nsenga ariko nta na rimwe Imana irakunyereka nk'umugabo wanjye. Ntirambwira na rimwe ko ari wowe mugabo w'ubuzima bwanjye. Ndizera ko Imana izanyereka undi musore utari wowe kubera ko nzi ko Imana inkunda. Iyo aza kuba wowe, Imana yari kunyereka ibimenyetso by'uko nta wundi mugabo nkeneye atari wowe. Ibyo mbivuga Julius ampanze amaso asa naho atizera ibyo mubwira. Mpita nigendera. Arambwira ngo ngende nduhuke, ejo azaza tuganire neza ntananiwe. Ntacyo namusubije. Nabonye ko icyiza ari uko nahunga ku gace kugira ngo sinjye mpora mpura na Julius. Njya kubibwira mukuru wanjye, nawe ambwira ko dukwiye kwimuka tukava muri ako gace. Ubwo njya ku rusengero kubamenyesha. Bagaragara nk'abanshyigikiye. Kubera ko twari dufite amafaranga make, ntabwo byatugoye. Ubwo uwo munsi turimuka. Na mukuru wanjye yarishimye cyane kubera ko buri gihe yahoraga yifuza ko twimuka, ahubwo ninjye watumaga tutimuka kubera ukuntu nakundaga kuba ku rusengero. Twimukira ahantu kure gato y'aho twabaga.
mukuru wanjye ajya kunsabira uruhushya kwa bosi. Yarumuhaye atazuyaje. N'ubundi sinzi ibyo bapangaga kuko nta kintu yajyaga amusaba ngo akimwime. Burya umunsi ntakoze, Julius yari yasohokanye n'undi mukobwa kugira ngo andishe umutima, ariko kubw'amahirwe yasanze ntakoze. Ajya kumbaza manager, naho njye niryamiye mu cyumba. Baza kumpamagara ngo hari abakiriya badasanzwe ngomba kwakira, ntungurwa no gusanga ari Julius n'umukobwa bari kumwe. Mbona ko intego ye ari uko namufuhira. Mbwira manager ko naniwe cyane bityo ko akwiye kundeka nkaruhuka. Arambwira ngo niba nshaka kuruhuka arampa icyumba ndyamemo. Mu kazi kacu kuruhuka kwari ukuguha umugabo muryamana ukabura ruhutse. Ategeka ko icyumba kimwe batagitanga kubera ko ngomba kukiruhukiramo, ubundi nkaryamana na Julius kubera ko bamufataga nk'umwami. Iyo yahageraga yamenaga amafaranga nk'imvura. Bakomeza gusangira batamikana. Buri mwanya bakampamagara ngo mbasukire icyo kunywa, mbahe icyo kurya, nza kurambirwa. Ako kanya hari uwampamagaye kuri telefone, nitabye nsanga ni Japhet. Ambaza aho ndi, mubwira ko ndi mu kazi. Arambwira ati ndi mu rugo njyenyine, nagize irungu. Niba nta kibazo wambwira nkaza tukaba tuganira. Mbona Julius aba yamfashe nkaho ndi umukozi we. Nyuma y'iminota mike Japhet yaraje, araza turicarana. Julius ahindukiye abona inshuti ye yicaranye nanjye. Atangira gusa naho adatuje. Arasoma, agasoma uwo mukobwa, akamukorakora, ariko njye akabona ntamwitayeho. Nyuma barafatana bajyana mu cyumba. Kubera ukuntu nahoraga mwitaho mu cyumba, naravuze ntireka nanjye nduhuke. Japhet nawe akenera kuruhuka, ariko ibyumba byari byashize. Ndamubwira ngo naze turarane. Twari tumenyeranye kandi ntawagiriraga undi ibyiyumviro byo guhuza ibitsina. Twari twarararanye inshuro nyinshi, ubwo rero nta gitangaza cyari kirimo. Mu gihe twari mu cyumba tuganira, njye na Japhet twumvise umukobwa arimo atukana. Ati wowe uri imbwa, wanguze kugira ngo unganirize hano mu cyumba? Ugira ubwenge wa musore we? Njyewe sinigurisha ngo mbone amafaranga, mba nkeneye gahunda yo mu buriri. None wanguze nguze ubu mbwira ubusa? Byabaye ngombwa ko dusohoka ngo tumenye uwo mukobwa witotombaga. Twasanze ari wa mukobwa wari kumwe na Julius, icyumba gifunguye, abantu bahuruye. Julius ahindukiye abona njye na Japhet dusohotse mu cyumba kimwe. Asa naho adakurikiye induru z'uwo mukobwa, ahubwo aratwitegereza. Uwo mukobwa amaze kugenda, buri wese asubira mu cyumba cye, nanjye na Japhet dusubira mu cyumba cyacu. Julius abura amahoro, yibwira ko njye na Japhet turi gusambana kandi nta kintu twakoraga kijyanye n'ibyo. Dukomeza kuganira duseka, ntitukamenye ko Julius yicaye ku muryango atwumviriza. Twatunguwe no kubona urugi rukingutse, kumbe twari twibagiwe gukinga neza. Ahita avuga ati posh baby, ndagira ngo ujye kumpa kubera ko uyu munsi nahaye manager amafaranga kugira ngo umpe. Tugende rero unsukire icyo kunywa. Japhet aramubaza ati iri joro koko Julius ufitanye ikibazo ki n'uyu mukobwa? Julius ati yego rwose, ntabwo mwigeze mugaragaza ko mushaka kuryama, mwibereye mu biganiro. Posh baby, ndagusaba mu cyubahiro cyawe nguze ujye kumpa. Kandi nawe Japhet, niba ushaka ko tujyana uze tugende. Sinashakaga guhangana nawe, naremeye ndasohoka ngo njye kumusukira icyo kunywa. Ngisohoka yahise akinga umuryango nari nsohotsemo. Ntangazwa nuko yahise amfata akansoma. Yari ameze nk'ufite amapfa.
akomeza kunsoma mu kavuyo. Japhet yarasohotse nawe areba uburyo Julius yari hansoma. Nari nzi ko Julius ankunda kandi nanjye naramukundaga. Gusa nibaza niba nzamukira igihe azamenyera ko ndimo abantu babiri, Annette w'umurokore na Posh Baby w'indaya. Abonye inshuti yimureba arivugisha ati kuba mbanza gusoma indaya nibyo byiza cyangwa nataye umutwe, izi ndaya ubanza ziroga. Uraba utarandoze ngo nkumarire amafaranga yanjye. Amaze kuvuga ayo magambo Julius yahise yigendera. Japhet nawe yabonaga ko Julius ankunda maze arambaza ati urukundo rwawe na Julius ruhagaze rute? Mpitamo kubwira Japhet byose. Mubwira ukuntu Julius amaze igihe kinini angora nk'indaya, mubwira ukuntu yigeze kumbona muri quartier akambwira ko ajya mbona muri club, mubwira ko yibeshye izo nzira ntajya nzigenda. Namubwiye ko uwo Posh Baby ntamuzi, ko nitwa Annette. Yakunze rero uwo Annette w'umurokore cyane ngo aranashaka kumurongora. Gusa ntasiba kugura Posh Baby buri joro. Ntabasha kumenya ko Posh Baby na Annette ari umuntu umwe. Mbwira Japhet ko impamvu ashobora kuba nkunda cyane ari uko ibyiyumvira agira ari kumwe na Annette bishobora kuba ari bimwe n'ibyo agira ari kumwe na Posh Baby w'indaya. Nkeka ko ariyo mpamvu ahora ntesha umutwe. Japhet araseka ati burya umusore yarakunze. Ati mbwira, waje kuba indaya ute? Nkuzi uri umukobwa wiyubashye udashurashura. Nari nzi ko uzarongorwa ukiri isugi, none wabaye undi. Ndamusubiza nti nanjye sinkunda ibyo nkora, nukubura uburyo. Mama arwariye mu Buhinde afite ikibazo cy'umutima. Dusabwa miliyoni 10. Njye na mukuru wanjye amafaranga tubona turayohereza akagurwa imiti. Nta bundi buryo nabonamo amafaranga uretse uburaya. Nishoye mu buraya umunsi menya ko nta bundi buryo. Hari n'umuntu wambwiye ko nigira umwana nkwiye gukanguka ngashaka amafaranga. Japhet namubwiraga mbona yangiriye impuhwe. Yambwiye ko agiye kujya mfasha, anagerageza kunshakira akazi ariko nkareka gukora ibyangwa n'Uwiteka. Burya Julius yari yabuze ibitotsi. Yibazaga ukuntu njye na Japhet turi buze kurarana ijoro rigacya ntacyo dukoze. Bwarakeye ajya muri quartier aho nabaga, bamubwira ko nimutse. Arahangayika cyane, abyuka aza aho nakoraga. Abwira manager ngo amumpamagarire tuvugane. Icyo gihe nari kumwe na Japhet ariho agerageza kunshakira akazi. Manager yarampamagaye ambwira ko ari umukiriya wifuza ko mwakira. Mubwira ko nawe abizi ko ndi mu gihe cyo kuruhuka kubera ko nari nakoze ijoro. Nagombaga gusubira mu kazi nimugoroba kuko nari naniwe cyane. Manager yarambwiye ati hano hari ibihumbi 200 ugomba gukorera. Numvise amafaranga nahise mbura ubwenge mpita nitegura njya mu kazi. Mbwira Japhet ni Julius arankeneye aka kanya, turabigenza dute? Nta n'imyenda y'akazi mfite ubu. Nari nambaye imyenda yiyubashye nkuko nari nsanzwe mbigenza nyuma y'akazi. Japhet arambwira ati ibyo bihumbi 200 ndaza kubiguha. Ndavuga ni Japhet, bika amafaranga yawe njye gukorera ariya kuko mpora nkeneye amafaranga. Anyinjiza mu iduka angurira imyenda ubundi ansaba kumperekeza. Ndabyemera turagenda. Tugeze kuri ako kabari nari kumwe na Japhet. Julius amureba nabi, yewe ntiyanitaye kukuba Japhet yari ari kumusuhuza. Ntiyashakaga kumva n'ijwi rye. Bita mfata ibihumbi byanjye 200 ntangira guha service Julius, ariko wabonaga atishimye nkuko bisanzwe. Yanywaga inzoga nk'inziri gushya. Agakomeza kwivugisha ngo Annette uransize koko? Kuki koko ugiye utansezeye?
yego koko ntunshaka, ariko se Aneti, si ibanga pe, natangiye kumva ntameze neza. Numvise nkwiye kumuhumuriza, ariko nkibaza uko mbigenza bikanyobera. Arakomeza ati watumye nkunda indaya, kuki wandetse koko Aneti? Njye na Japhet twakomeje kumwitegereza kuko twari tuzi ko arimo aririra Aneti w'umurokore, kandi yicaranye nawe akaba ari nawe yasabye ko aza kumuhumuriza. Aha niho igice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo umurokorekazi w'indaya kirangiriye.